hari iby'Imana yibwira kuzatugirira. Nubwo mubona ibintu bimeze gutya, Imana yatubwiye ko izaduha ububyutse nubwo abantu bananirwa bakaruha. Ndagira ngo mbabwire ko ububyutse Imana yavuze buzaba. Shatse kuvuga iki muri make? Shatse kuvuga ko iby'Imana yibwira kutugirira si bibi, ni byiza. Nubwo umutima wakumva urimo kuruha, ukumva urarushye, ndagira ngo ubwire wowe ishingikirize ku Mana, ukomeze ubane n'Imana, ukiranuke. Nk'uko yabisohoje kuri Aburahamu, ikabisohoza mu Bisirayeli kugeza ubwo Mesiya avuka. Simiyoni yaramuteruye imyaka 700 ishize. Ndagira ngo ubwire nawe ibyo yibwira kukugirira, Imana izabikora. Izita kuko yakivuze, yarakigambiriye. Kubera ko rero yakigambiriye, yarakivuze, izagikorera icyo. Wowe icyo ugiye gukora, hagarara mu mwanya wawe, ukirindire. Niyo cyamara imyaka myinshi, kirindire. Kuba cyo kizaba. Imana ni umugisha, kandi Imana ibane nawe. Zibyo yibwira kutugirira si bibi ni byiza, Uwiteka avuga. Nawe isi yabaho, ijuru rikazingwa, isezerano rye ririhinduka. Ikaze rero bene data mugiye gukurikira iyi channel yakora umugisha ni ADPR Rugando. Tubaha ikaze rwose, Imana ibaha umugisha. Nyuma reka mbabwire ko iyi ndirimbo ubundi mukanya mugiye kwikomeza, kandi ndabizi neza kandi mbyizeye ko iri gukomeza gufasha imitima yanyu. Ariko reka n'ubundi dufata umwanya dukomeze dusenge Imana, hanyuma n'ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana, hanyuma n'iyi ndirimbo nayo mukomeze mwumve ubutumwa bwiza buyirimo. Dusenge Imana dutangira kumva n'ijambo ry'Imana. Mana Data, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Ngushimiye ubuntu bukomeye watugiriye, ngushimiye agakiza waduhaye ku buntu, ngushimiye umurimo watugabiye, ngushimiye kurinda kwiza wakomeje kuturinda. Uhabwe icyubahiro. Ngushimiye uburyo waduhaye bwo kugira ngo dukomeze twese dusangire ijambo ryawe. Bene data bagiye kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo no mu ijambo ryawe, ubaho umugisha kandi udushyigikire twese mu izina rya Yesu, amen. Mbahaye ikaze rero abari kure, abari hafi, abari mu Rwanda, abari mu mahanga. Umuntu wese uzagira umugisha, uzagira amahirwe kugira ngo yumve ubutumwa bwiza ari mu ndirimbo no mu ijambo ry'Imana, mwese tubahaye ikaze. Mugiye kuganira na Jean Paul Nzaramba, ndumuvugabutumwa muri torero rya ADPR. Imana nibagirire neza mu izina rya Yesu. Munyemerere hamwe n'indirimbo twari tumaze kumva ubutumwa bwiza buyirimo, hanyuma tubufatanye n'ijambo ry'Imana, twumve n'icyo Imana ibivugaho mu ijambo ryayo. Dusome ubuhanuzi bwa Yeremiya 29 umurongo wa 11. Haravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Dusubiremo, haravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Imana nishimwe. Hanyuma Imana ihereza umugisha abaririmbyi bakora umugisha. Birumvikana abatekereje kuri aya magambo y'Imana. Ubu n'ubuhanuzi Imana yabwiraga Abisiraheli, ariko twese turabizi neza, hamwe no gucungurwa n'umwami wacu Yesu Kristo, hari ubutumwa tuba twumva ariko butakiri ubw'Abisiraheli gusa, ahubwo bari ubutumwa bwacu natwe abo mu isezerano rishya, biciye mu kwakira umwami wacu Yesu Kristo, kubera ko niwe waduhuje n'Imana. Ntabwo twari abana ba Aburahamu, ariko kubw'amaraso ya Yesu twaje kwitwa abana ba Aburahamu. Hanyuma birumvikana si bo bonyine ubu ngubu bahamagawe gusa, ahubwo natwe twarahamagawe biciye mu gucungurwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe. Ngiye kubaganiriza amagambo abiri yonyine kugira ngo n'ubundi tutaza gutinda, kugira ngo muze gukomeza kumva ubutumwa bwiza muri iyi ndirimbo, muyumve neza kugeza ubwo uri bwumve neza nawe wayimenye, hanyuma nawe uzakomeze unayiririmbe cyangwa se unayisangize n'abandi. Yesu rero abafashe. Ijambo rya mbere ndababwira ngo ndashaka kubwira ko Imana izi ibyo yibwira izakugirira, si bibi ni byiza.
kandi niko Uwiteka bishimangira mu ijambo ryayo. Imana igira ineza, Imana ni urukundo. Hanyuma ibyo igambirira ku bana b'abantu iteka ryose ntabwo aba ari ibintu bibi, aba ari ibintu byiza. Nubwo rimwe na rimwe twebwe tuba tutabyumva, rimwe na rimwe nubwo abantu bashobora kwifata uko bashaka bakitwara uko bashaka, ariko iby'Imana dutekerezaho, imigambi y'Imana kuri twebwe, ku bantu b'Imana yaremye ni byiza, ni myiza rwose. Kubakishijwe no kutabona no ku bantu batarakizwa, ibintu Imana itekereza kutugirira twese kubakishijwe n'abatarakizwa ni byiza gusa. Ari nayo mpamvu kubera iyo neza y'Imana n'ubuntu bw'Imana tuba twifuza ko abantu bumva neza icyo Imana idushakaho, hanyuma abantu bakakira ubutumwa bwiza, umuntu akava mu kibi akajya mu cyiza, kubera ko Imana nayo ntikwifuriza ikibi, ahubwo Imana ikwifuriza icyiza. Hanyuma bumve kuri aya magambo iby'Imana yibwira kukugirira wowe, ube umugore, ube umugabo, ube umusore, ube umukobwa, uri hano mu Rwanda, uri mu mahanga. Ikintu Imana yibwira mu mutima kukugirira wowe neza amatwi, wowe urimo kunyumva, nagira ngo mbishimangire cyane hamwe n'iyi ndirimbo, hamwe n'iri jambo, kugira ngo ubyumve. Ikintu Imana yibwira kukugirira ni icyiza. Hanyuma iyo neza y'Imana ndifuza ko nicyo cyiza Imana yifuza kukugirira, ndifuza ko ukitaho, hanyuma uhuguke rwose kugira ngo icyo cyiza cy'Imana nawe ucyakire, kuko kirahari kandi ni ukuva kera, ntabwo ari uyu munsi gusa. ndababwiramo ibintu bibiri. Ndababwira ko icyo yibwira kukugirira, hanyuma n'icyo nanone izakugirira, byombi ni byiza. Yesu aguhereza umugisha kandi Yesu akugirire neza, kandi kimwe cyo yaranagikoze. Icyo yagambiraga kuva kera, kimwe yaragikoze, ubu turi kumwe nacyo. Ni ikintu gikomeye, ni uko yaduhaye Kristo umwana wayo. Icyo ni cyo kintu gikomeye mu bintu Imana yakoze, izanakora mu kintu gikomeye. Imana muri bya byiza igambirira, muri bya byiza yibwira kutugirira, icyo kimwe cyo yaragikoze. Icya mbere yakoze ni uko yaduhaye Kristo nk'umwana wayo kugira ngo aze aducungure. Ntabwo byoroshye gutanga umwana wawe, ntabwo byoroshye, ariko kubw'ineza y'Imana, kubw'amahoro Imana itwifuriza, amahoro aciye muri Kristo Yesu, yagombye kumutanga kugira ngo muri we abadafite amahoro babone amahoro, kugira ngo muri we abadafite ibyishimo babone ibyishimo, kugira ngo muri we abarushye baruhuke. Icyo nicyo rero gikomeye Imana yakoze. Mu byo izakora bindi ntibiruta ibyo yabanje gukora. Yego izabikora nabyo byiza, ariko bisanga icya mbere gikomeye yakoze mu byo yibwiraga kera. Meme n'Abisiraheli yababwiraga amakuru ababwira ngo Nebukadinezari azasenya urusengero. Niko ayo makuru avuga, abazajya muri Bibiliya muri Yeremiya 29. Yababwiraga iki? Yarababwiraga ngo Nebukadinezari azaza asenye umujyi wa Yerusalemu, azaza usenye, ariko namara kuwusenya muzajyanwaho iminyago i Babuloni. Niko ayo makuru abigaragaza. Ariko nimugera i Babuloni nzabagirira neza, imyaka 70 nishira muzongera mugaruke. Niho yavuze rero uyu murongo kuri 11 w'ibice 29. Arababwira ngo nyuma y'ibyo byose nayo marushwa n'ibyo bigeragezo n'izo ntambara nuko kurgorwa muzababari Babuloni, Imana irababwira ngo nzibyo nibwira nzabagirira. Hamwe naho twari twaratataniye natwe mu isi, mu byaha bitandukanye, mu mirimo itandukanye, Imana yari ifite igitekerezo cyiza yibwira ku mutima w'ikizadukorera. Abakizi baracyumva n'abagishikiriye baracyumva. Twari turushye turemerewe, ariko Imana ifite umugambi mwiza wo kuturuhura, kuko yabitekerezaga rero ku Bisirayeli. Ibabwira ngo hamwe n'imiruho murimo, hamwe n'ibibazo murimo, nzabagirira neza. Ibyo batekerezaho ntabwo ari ibibi, nubwo muzaba mwaragiye guhanwa kugira ngo n'ubundi mbakosore, ariko imigambi yanjye kuri mwebwe Abisirayeli ni myiza. Iyo rero niyo yaje gukomeza no kuri twebwe abanyamahanga batari bazi Kristo, ariko ku bwa Kristo tukaza kuba abana b'Imana. Imana rero icyo yakoze nicyo ashaka kukubwira, yaduhaye Kristo. Muri Kristo tubona agakiza tutakura mu idini, tutakura ku babyeyi, uburuhukiro tutakura ku muntu ari we wese. Ni ikintu gikomeye, kubera ko umuntu ashobora kugira umuryango, ariko umuryango ni wamuruhura. Umuntu ashobora kugira amafaranga, ariko amafaranga ni yamuruhura. Umuntu ashobora kugira imitungo myinshi cyangwa iringaniye, ariko iyo mitungo ntishobora kumuruhura. Ariko Imana dukora ikintu cyiza gishobora kuduhereza uburuhukiro mu mutima gikomeye cyane. Mu byo yibwiraga kutugirira, Imana yabanje kuduha Kristo. Hanyuma muri Kristo rero
iduhereza ikindi kintu cya kabiri nshaka kukubwira. Muri Kristo iduha amasezerano, ariryo jambo rya kabiri nshaka kukubwira ngo nawe isi yavaho ijuru rikazinga, isezerano ryayo ntirijya rihinduka. Muri Kristo rero Imana yaduhaye amasezerano. Nusoma Abefeso mu bice 2 hari amagambo avuga ngo abatari bafite Imana twabonye Imana, abatari bafite amasezerano Imana yaduhaye amasezerano. Mu bintu Imana yibwira izakora niyo masezerano. Hari ibintu dutegereje Imana izakora, ariko izabikora kubera ko yabigambiriye, biri muri bya byiza yagambiriye izagira gute izakora. Wowe uneze amatwi rero ndagira ngubwire ko wowe wakijijwe hari isezerano ufite, uririndire uritegereze, biri mu byiza nabyo Imana izakora, kandi izabikora ni Uwiteka abivuze. Bibiri ivuze gute? Iravuze ngo naho isi yavaho n'ijuru rikazinga, ibyo Imana yavuze ntibishobora na rimwe kuzahinduka. Nibyo yabwiraga Abisirayeli kera, mu byo yababwiraga byiza izakora, yajyaga ibabwira ngo izabahereza Mesiya. Ariko ibyo barabirindiriye, ariko ibihe n'ibihe byaratambutse, abantu barapfa n'abandi barapfa n'abandi barongera barapfa, ariko ibyo Imana yavuze yaje kubisohoza ariko abantu bararambiwe. Reka mubwire ngo nturambirwe mu bintu Imana yibwira kutugirira, nawe kukugirira. Hari ibyo yavuze izakora, niyo ibihe n'ibihe byatambuka, niyo umutima waba wararushye, ariko nakubwire niyo waba warategereje igihe kinini cyane. Hari abantu bategereza ibintu by'Imana igihe kirekire, ariko kubera ko Imana yabivuze no kubikora ikabikora. Kubera ko njya kubabwira abantu nk'abangahe Imana yagiye ibwira ko izakorera ibintu, ariko bakarindira. nk'Aburahamu Imana yaramubwiye ngo va iwanyu, iramubwira ngo ariko nzakora ikintu cyiza mu muryango wawe. Yashatse Sarayi atabyara, ariko Imana iramubwira ngo vayo, ndabizi ko neza ufite umugore utabyara, ariko hanyuma y'ibi ngibi nkubwiye nzagukorera igitangaza, nzaguhereza urubyaro. Ariko byaratinze, yabimubwiye afite 75, ariko byasohoye Aburahamu afite imyaka 100, bisohora Sara afite 90, ariko bari bararambiwe kugeza ubwo babyara Ishimayeli. Ariko Bibiliya yavuze gute? Iyi ndirimbo yavuze gute? Na Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo naho isi yavaho n'ijuru rikazinga, naho Sara yarambiwe, naho n'Aburahamu yari yarambiwe, kugeza ubwo babyara Ishimayeli. Ariko Imana iramubwira ngo nubwo Ishimayeli avutse, siwe navuze, nzaguhereza urubyaro ruzakomoka ku rukiryi rwawe. Nusoma Itangiriro 15 Imana arabimuganirije, nusoma kuri 21 niho byasohoye. Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze Sara asaminda abyara umwana w'umuhungu amwita Isaka. Ariko bari bararambiwe, bari bararushye, bari baragoye, bumva baragowe, ariko iby'Imana yatekerezaga n'ibyo yagambiriye ntabwo byigeze bivaho, nubwo habaye ibihe bihindagurika, nubwo habayeho ingorane n'intambara nyinshi. Ndagira ngubwire ngo abantu bafite amasezerano bahura n'ingorane nyinshi, bahura n'intambara nyinshi. Abantu bose bahawe amasezerano bahura n'intambara nyinshi. Impamvu zirahari, ni ukubera ko iyo Imana ivuze ijambo ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima bwanjye, ibikoze icyo bita declaration cyangwa se ibidekaraye intambara hagati yawe na Satani. Niyo mpamvu abantu bagira amasezerano bajya bahura n'intambara nyinshi. Umuntu wese Imana yahaye isezerano agira intambara nyinshi, ariko nubwo agira intambara nyinshi, Imana irinda ijambo ryayo kugira ngo izarisohoze. Niko Imana yabwiye Yeremiya mu bice cya mbere murongo wa 12, yaramubwiye ngo Yeremiya uruzi iki? Aramubwira ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo nzarisohoze. Reka mubwire abantu bafite amasezerano, umuntu ufite isezerano ry'Imana ahura n'ingorane nyinshi. Uzi impamvu Aburahamu yarwanijwe kugeza ubwo ajya kubyara Hagayi? Ni ukubera ko Satani nta kindi yashakaga kugira ngo arwanye icyo Imana yamubwiye. Abantu benshi bazi ko Satani atamenya amasezerano yacu, ni ikinyoma. Satani arayamenya kuko iyo Imana yavuze ishobora kuyavugira mu muhanuzi, ishobora kuyavuga, ishobora kuyumva urimo kuyasubiramo uyabwira bene so cyangwa bashiki bawe muri Kristo Yesu ko hari icyo Imana yakubwiye. Iyo rero Imana yayavuze, Satani arayumva. Iyo yayumvise rero arayarwanya. Kuyarwanya nta kundi, abarwana n'ubugingo bwawe kugira ngo utembanywe, kugira ngo bivemo. Abarwana kugira ngo ibyo bintu Imana yavuze utazabigeramo. Ibintu bitandukanye, ni ibintu bitandukanye. Waba uri umusore ashaka kuzashaka
waba ugikodesha ashaka kuzubaka, waba ukiri umushomeri ashaka kuzabona akazi. Ibintu Imana yavuze n'ibindi nawe uyongeremo ibyo mu by'Imana yakubwiye. Satani abarwana kugira ngo iby'Imana yakubwiye utazabibamo, abashaka kugira ngo uzapfa ubusa iby'Imana yavuze bitazaba. Ndagira ngo ubwire wowe icyo ugomba gukora wowe ni uguhagarara mu mwanya mwiza wo gukiranuka, hanyuma ibyo Imana yavuze byose. Niyo Satani yakora iki Imana yavuze kizaba. Aburahamu yatunguwe no guseka rimwe abonye Sara atwite mu myaka 25. Imyaka 25 ni myinshi cyane, ariko bararindiriye. Bari nyuma ya Aburahamu bahawe andi masezerano. Hari isezerano rikomeye bahawe. Imana ibwira Abisirayeli, irababwira ngo nzabaha Mesiya. Iryo ryo baritegereje imyaka irenga 700. 700 ni ibinyejana 7. Ariko mumbwira ibinyejana 7, imyaka 700 muri imyaka yacu nta muntu uyigira. Ariko Imana yararirinze, iraririnda risohora mu gihe cy'abantu bitwaga ngo ni ba Simiyoni n'umugore witwaga Ana. Simiyoni uzabisoma muri Luka 2 guhera ku murongo wa 26 uzageza ku mirongo ya 40. Harimo abantu babiri, ni umusaza witwa Simiyoni n'umukecuru witwa Ana. Abantu bari barapfuye, abandi barapfa, baravuga ngo ariko iby'Imana yavuze bizaba. Hari abace bitubuye ntebere baribagirwa. Reka mabwire, hari iby'Imana yibwira kuzatugirira. Nubwo mubona ibintu bimeze gutya, Imana yatubwiye ko izaduha ububyutse nubwo abantu bananirwa bakaruha. Ndagira ngo mbabwire ko ububyutse Imana yavuze buzaba. Shatse kuvuga iki muri make? Shatse kuvuga ko iby'Imana yibwira kutugirira si bibi, ni byiza. Nubwo umutima wakumva urimo kuruha, ukumva urarushye, ndagira ngo ubwire wowe ishingikirize ku Mana, ukomeze ubane n'Imana, ukiranuke. Nk'uko yabisohoje kuri Aburahamu, ikabisohoza mu Bisirayeli kugeza ubwo Mesiya avuka. Simiyoni yaramuteruye imyaka 700 ishize. Ndagira ngo ubwire nawe ibyo yibwira kukugirira Imana izabikora. Ititaye izita kuko yakivuze, yarakigambiriye. Kubera ko rero yakigambiriye, yarakivuze, izagikorera icyo. Wowe icyo ugiye gukora, hagarara mu mwanya wawe, ukirindire. Niyo cyamara imyaka myinshi, kirindire kuba cyo kizaba. Imana ni nk'umugisha kandi Imana ibane nawe. Warucitse intege, warunaniwe, ariko we kunanirwa ndakwinginze, we kunanirwa nk'uko Abisirayeli bananiwe, kuko barananiwe bagira ubuhenebere buremereye kugeza ubwo nusoma ijambo ry'Imana riba ingume, baragenda baragwa, barananirwa. Ariko ibyo yibwirayo yari kibifite muri gahunda yayo ko kubaho bizagera gute, bizaba. Ndabizi neza ko ufite iby'Imana yakoze, ariko hari n'ibindi urindiriye itarakora. Ibyo rero urindiriye, hagarara mu kwizera, uhagarare mu mwanya wawe. Iyabivuze niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Ndabizi ko imvugo y'Imana urayifite, kandi nayo irabizirikana ko yavuganye nawe. Ibyo yibwira, ibyo yakubwiye n'ibyo itakubwiye. Reka nabwira ko Imana itatubwira ibintu byose. Ntabwo Imana yatubwira ibintu byose. No, Imana itubwira ibidukwiriye. Ntabwo byose yabikubwira. Ibikubwiye hari ubundi buryo wabaho. Ariko yakubwiye bike, ikora n'ibindi, ikora na bimwe kugira ngo yigirire icyizere ko iyakoze bya bindi n'ibindi izagira gute, izabikora. Aburahamu rero yarabirindiriye biraba. Simiyoni yarabirindiriye biraba kugeza ubwo aterura umwana. Ana kugeza ubwo nabaza agaterura umwana mu myaka 700. Imyaka 700 ni myinshi. Nawe ndagira ngo mbwire, yaba 5, yaba 10, yaba 20 cyangwa 50, kawirindire cyangwa 30, igihe cyose uyirindiriye, ibyo yibwira gukora iyo Imana izabikora, kubera ko ntabwo ishobora kuzivuguruza kucyo yagize gute, yavuze. Wowe hagarara mu mwanya wawe gusa, umere nk'aba Joseph bakiranutse mu cyumba ari kumwe n'umugore, hanyuma ufata umwanya ukiranuke, hanyuma Imana yibwira gukora yo izagikora, byanga byakunda. Ijuru naho ryavaho n'isi ikazima, isezerano ryayo ntabwo rijya rihinduka. Wagihindurira wowe bitewe n'indi nzira wagiyemo,
waguye ukagenda, ariko ntibishoboka ko yo ubwayo ibihindura. Ihindura Abisirayeli ngo ntabwo bazagera i Kanani, ibihindura. Uzabisoma kubara 14 ku murongo wa 22. Ibihindura nibo babyihinduriye, siyo yabihinduye. Ubwabo nibo babyanze, bava mu nzira y'Imana bajya mu yindi, nibo babyihinduriye. Ariko yo irakiranuka kandi ikiranukira gukora ibyo yemeye kuzakora. Imana ni umugisha, Imana nibane nawe. Izi ibyo yibwira kutugirira, si bibi ni byiza. Warucitse intege, ukomere. Imana izi ibyo yibwira izatugirira. Komera. Hanyuma wumvaga urimo gushidikanya ku mvugo y'Imana no ku masezerano y'Imana, wumvaga urimo gushidikanya ku cyo Imana yavuze. Oya, nje kugukomeza ngo wishidikanya. Imana si umuntu ngo yicuze, Imana si umuntu ngo yivuguruze. Oya, icyo yavuze no kugikora izagikora. Imana ni umugisha, Imana nibane nawe. Ukomere kandi ukomerere mu ijambo ryayo. Niba wumva warugize ubwoba, wongera ukomere, kuko ubwoba ni absence yo kwizera. Wizera Imana, kuko utizera bidashoboka ko ayinezeza. Niko Abaheburayo handitse 11:6. Niba ufite gushidikanya, ubwo kwizera kwagiye, ariko Imana ikongera kwizera muri uyu mwanya, hanyuma Imana iguhe kongera guhagarara mu mwanya mwiza. Ndashoje, reka dufate umwanya dusenge, hanyuma mukomeze mwumve indirimbo izi ibyo yibwira kutugirira. Si bibi ni byiza, ni kubiteka avuga. Yesu akugirire neza. Komera ushikame mu izina rya Yesu. Amen. Imana Data, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Ngushimiye ubuntu bukomeye watugiriye kuduha agakiza ku buntu. Ngushimiye kandi ko uzi ibyo wibwira uzatugirira. Ngushimiye ko waduhaye amasezerano. Ngushimiye ko hari ibyo umaze gukora, ariko hari n'ibindi turindiriye uzakora. Mwene Data na mushiki wanjye bari bacitse intege, bari bacogoye, bari bagize ubwoba mu rugendo, bari bahagaritse umutima mu rugendo, ariko Imana yo kwizerwa. Komeza mushiki wacu, komeza mwene Data. Waguye niyongera byuke, wavuye mu nzira nagaruke mu nzira. Utarakizwa, umuha agakiza. Ubuntu bwawe bwinshi bubane na mwene Data. Uri kumva ubutumwa bwiza, ubuntu bwawe bwinshi bubane n'itorero ryawe. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen. Yesu abaho umugisha. Sibyo yibwira kutugirira, si bibi ni byiza, ni kubiteka avuga. Nawe isi yabaho, ijuru rikazigwa, isezerano rye ririhinduka. Sibyo yibwira kutugirira, si bibi ni byiza, ni kubiteka avuga. Nawe isi yabaho, ijuru rikazigwa, isezerano rye ririhinduka. Nawe isi yabaho, ijuru rikazigwa, isezerano rye ririhinduka. Yawe Jehova afite izina rikuru, yaramamaye. Yesu nzamuvaho, bikomejeho, ambere y'ubuturo niwe bwisho. Yawe Jehova afite izina rikuru, yaramamaye. Yesu nzamuvaho, bikomejeho, ambere y'ubuturo niwe bwisho. Ntakeneye umubwira ibyanjye, kuko aranzi.
n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose niwe mwami n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose yawe Jehova afite izina rikuru yaramamaye Yesu nzamuvaho nikomejeho ambere y'ubuturo niwe bwisho yawe Jehova afite izina rikuru yaramamaye Yesu nzamuvaho nikomejeho ambere y'ubuturo niwe bwisho Asifiwe Mungu.